Yo mukude watubwira uburyo witeguye ino kani Cup of African Nations. Yes, ngiye uburyo niteguye Africa Cup of Nations ni uburyo buri special cyane kubera ko navuga ko ni kani yaba finaliste bombi barimo yaba Misiri ndetse n'igihugu cya Senegal. Ni kani nziza cyane unategereje kuri SADAM MUKDE uko zitwara kubera ko ayijemo nta minsi ibiri ishize akoze ubukwe. Yashatse umugore mu buryo butunguranye aranabisha cyane ibinyamakuru bikomeye nka Daily Mail bibona inkuru nyuma y'iminsi 3. Nabaho ni kandi special cyane ibihugu byariteguye mu buryo bukomeye cyane. Ibihugu byose bikomeye ku isi birimo kuri classement y'isi cyangwa se kuri FIFA ranking birimo, za Nigeria zirimo, za Ghana zirimo. Donc ni kandi noneho irimo abakinyi bari based Burayi cyane bakina mu makipe atandukanye ku ngana y'Iburayi. Barahari benshi cyane nko mu Faransa bamanuye 61. Ni kandi neza byose kubera ko ibihugu byose bikomeye birimo, kandi haje ibihugu bikomeye tubona umubare munini w'abakinyi bakina Burayi benshi. Nabako ni nimwe muri kandi zagize abakinyi benshi bakina Burayi. Bivuga ngo ni qualité iba yaje muri Afrika. Tuba tugomba kureba igikombe cy'Africa cyiza, turi abakinyi bakomeye hirya no hino ku isi, kandi igikombe cy'Africa giye kubera no mu gihugu gifite ibikorwa remezo bihagije. Nta stade nshya bigeze bubaka wenda ngo bibake huti wenda ngiza ikibuga kizapfe. Nama stade rasanzwe hari ahubwo bavuguriye bagashyiramo dufinissage ducya cyane. Ni nabakoro ni AFCON izabiryo cyane kubera ko ibibuga bimeze neza. Abatoza bakomeye nk'ubu turabara abatoza hafi 10 n'abarenga 10 b'abanyamahanga bari muri Afrika bazaba batoza mu kipe atandukanye. Turabara abatoza bakomeye nk'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Maroc avuye mu gikombe cy'isi arahari, umutoza ariwe arahari, umutoza ariwe watwaye igikombe cy'Africa kuba yagarutse biraza gutanga indi competition kubera ko sabaza bareba Senegal nayo ifite amahirwe menshi yo kongera kugisubirana. Nabako ni kandi nziza cyane, kandi nabako izaba ari nziza cyane kurusha kubera ko isi maze kuba digital, abantu bazayikurikira mu buryo bwose bushoboka. Nk'abantu bazabakurikiye isango noneho bizaba ari ibindi. Nabako ngiye niteguye mu buryo navango buruta noneho bw'abatoza cyangwa se abakinyi bari hari yabija muri Cote d'Ivoire. Imyiteguro kuri wowe unatubwira amakipe yo gutinya muri kane uri guha amahirwe wakomeje kuri Senegal. Ese naye makipe uri guha amahirwe hari muri ubundi irushanwa ryatangiye gutya igihugu cyakiri ubundi gihabwa icyo bita home advantage cyangwa se ngo yayo nko kiri mu rugo yishonda umukara. Cote d'Ivoire n'undi bigomba guhabwa amahirwe, ariko ikaza nyuma ya Senegal. Senegal ni igihugu cyatwaye igikombe icyo gihe bari defending champions cyangwa se kuza kudefend cyangwa se kurinda ibyagezweho. Hari igihugu cya Maroc kivuye mu gikombe cy'isi gitanze ubutumwa bukomeye cyane kuza muri kimwe cya kabiri kirangiza n'ibintu bikomeye cyane. Icyo ni igihugu cya gatatu. Igihugu cya kane igihugu cya Misiri barabaye cyane kubura igikombe cy'isi cy'Africa giheruka bakabura kijya bajyana mu gikombe cy'isi. Biziko bavuyemo mu buryo batari biteguye. Navuga ko ibyo ni ikindi gihugu. Hanyuma akazi igihugu cya Nigeria ni igihugu nacyo ubona ko hari uburyo cyiteguye mu myaka ishize cyagiye baracyakiriye 2019 muri Covid baracyakiriye bavamo nabi. Ni ikindi gihugu nacyo ubona ko kiri favori cyane. Hanyuma kongeraho igihugu cya Ghana kije gukora cyo nakita repêchage. Ni igihugu kandi heruka ntabwo cyagize amahirwe nubwo barakinaga, ariko ukabona ntabwo baragira ka finance ko kuba nyine bakina umupira utanga ikinyuranyo. Ni ibyo bihugu mbona ko muri ibyo bihugu nkubwiye bigera kuri 6, kimwe muri ibyo ngibyo kitazokara igikombe, kandi muri ibyo 6 nkubwiye byibuze 3 muri byo bizajya muri demi finale. Kubijyanye na barutayizamu urabibona ute? Kujyanye na rutayizamu uyu munsi bijyanye no kuzazamura ibitego, navuga ko nubwo Victor Osimhen ari mu ikipe navuga niwe mukinnyi ufite ballon d'or ya Africa, ariko ari mu ikipe itari gutanga icyizere cyane kubera ko ntabwo iri gukora ibintu no mu mikino yo kwitegura. Ntabwo yakoze ibintu byiza. Imikino heruka y'igikombe cy'isi ntabwo bitwaye neza, kandi heruka ntabwo bitwaye neza. Wenda baramutse baje mu yindi shusho itandukanye niyo bari mu ngubu ashobora gukora gashya, ariko ntabwo namuzana ku ntebe ya mbere. Amubakinyi bashobora kuzigaragaza cyane harimo Sadio Mane wa Senegal, ari motive cyane kuko yabaye umugabo ngubu ntabwo akiri umusore. Hakaza Mohamed Salah wa Misiri, nawe n'umukinnyi navuga ko nawe ikipe y'igihugu ye ije neza, ashobora kwigaragaza no mikino yo kwitegura. Uziko bakina na Tanzania abonye igitego. Nabako abo babiri abandi bashobora kuzamo ni nkaba Ayu, Jordan Ayu ndetse na Andre Ayu mukuru we bashobora kuza aho ngaho hafi batsinda ibitego. Ariko abo babiri Mo Salah ndetse na Sadio Mane n'undi bo bahora barebana ku jisho baranabanye mu ikipe ya Liverpool. Aho kantu gashobora kuza gutanga competition hagati y'abo bantu babiri, hagati ya Sadio Mane ndetse na Mohamed Salah. Uzagera kure donc uzarenga amatsinda akajya muri knockout ashobora kuza afite ibitego byinshi. Abandi bo bashobora kuza batunguranya, ariko abo babiri kubera ko bagira n'akantu ka rivality hagati yabo
bazaba muba top scorer w'irushanwa ry'uyu mwaka. Kuri wowe nk'umusesenguzi urabona amakipe y'ibihugu ashobora gutungurana abantu batiteze ni nka yahibona ari muri iki gikombe? Ikipe ishobora kuzatungura nubwo abantu batari kuzitaho cyane ni igihugu cya Nigeria, ni igihugu ntabwo cyitwa neza mu myaka yerutse, ariko bashobora kuza bageramo hano wenda bakaba batangira nabi ariko bakaza gukurira mu irushanwa. Igihugu gishobora gutungurana kikaza cyerekana ko ibintu byose bishoboka. Ikindi gihugu mbona gishobora kuza kigatanga akazi gakomeye cyane ni igihugu cya Ghana, ni igihugu nacyo gifite abakinnyi bamaze gukura, bafite abenshi bari gukina kandi yabo ya nyuma. Igihugu gishobora kuza kigakora ibintu abantu batari biteze. Ikindi gihugu mbona gishobora kuza kigakora gashya ni igihugu cya Gambia. The Gambia ni igihugu cyaje umwaka ushize muri kandi heruka kigaragaza ko ari igihugu gitangiye kuzamuka, bajya muri cani bakora utuntu ubona dusa neza cyane, ubona ko ari igihugu nacyo gishobora kuza kigasunika aho ngaho hafi kikaba cyakora agashya. Ikindi gihugu umuntu yavuga gishobora kuza kikaba cyatungura abantu ni igihugu cya Guinea. Iyi aba Naby Keita nashobora kuza ikaba yakora ibintu abantu batatekerezaga, ikaba yagira kure muri knockout stage nubwo abantu ubona batayirayengaho cyane. Ndetse n'igihugu cya Mali ubona ko nubwo ba Yves Bissouma batameze neza, bitakunze ko wenda baba bari ara hotel muri forume, ubona ko nibyo bihugu ntabwo ko ni ibihugu bishobora kwinjira mu bihugu bya mbere isaha n'isaha bitewe n'icyabaye mu irushanwa. Ubona irushanwa rya kani rigira iki ryongera ku mupira w'umugabane wa Afurika ndetse n'isomo bitanga kuri ruhago? Ikintu ryongera nuko igihugu cya ryakiriye mu buryo buri commercial cyangwa se uburyo bwa tourisme, hari ikintu cyongeraho. Ikindi byongera ku mupira wa Afurika nuko plus ibihugu byahamagaye abakinnyi benshi bakina hanze, hakiyongeramo noneho ukiri wabo mu gihugu. Iyo baba scout cyangwa se baba agent baguje bakurikiye abakinnyi b'abanyamarengo bari ko biri kwitwara, iyo uramutse ukina imbere muri Afurika ukagira ukuntu witwara neza, byanga bikunda ubona isoko. Nk'ubu ngubu hari amakuru ufite ko hari umudefenseur w'umunyatanzania bazamubona yitwa Dickson Joe, azaba yambaye nimero 5 bazamubona. Hari ikipe ya Montpellier donc ifite team izaba iri gushakisha abakinnyi, nawe mufite ku short list bango ni uri umukinnyi kwitwara neza muri CAN, kuko niyo level ya nyuma y'umupira wa Afurika. Byanga bikunda bitwaye neza, ushobora kubona chance zo kuba wajya mugani burayi. Ikindi iyo uri umukinnyi ukina mu ikipe yo ku mugani burayi cyangwa se ahandi ku isi utabanza mutabona umwanya wo gukina, ukaza iyo valeur donc ukaba wabona iminota myinshi yo gukina mu ikipe y'igihugu yawe, biguha agaciro kuba wagenda ukajya mu ikipe yawe isubiye yibaguha umwanya. Noneho iyo igihugu cyitwaye neza, indi avantage birimo baravuga bati se ahantu wenda twakuye Mohamed Salah nta bandi bataka bahari cyangwa se second class ye twajya tugashakira yo bamwe. Ese niba wenda uri umukinnyi nka Yves Bissouma muri Tottenham witwaye neza, ese ahantu Yves Bissouma yakuriye nta bandi bakinnyi ushobora kuza mu ngo igihugu cyari cyitwaye neza gitanga chance ku bandi bakinnyi n'ubundi basanzwe bari local cyangwa se bari local based mu gihugu cyawe. Bityo ugasanga football ya Africa tujya tugira abakinnyi benshi baturuka mugani muri basho gukina muri Afrika. Mu Faransa muri Ligue 1 ndetse n'ikiciro cya kabiri cyabo nicyo gihugu gifite abakinnyi benshi b'Abanyafurika bazaba bamanutse 61 numva ko ari munini. Cyo gihe turamaze tugeze abandi 61 mu Bwongereza, tukajya 61 wenda muri Al Nassr donc muri Aziya aho Al Nassr ikinira iba mu Sadio Mane. Icyo gihe bita irushanwa uko rigenda rizamura agaciro bikazamura competition, bitanga amahirwe navuga ngo asanzwe cyangwa se arambuye ku bakinnyi b'Abanyafurika bari based muri Afrika kuba bajya gukina hirya no hino ku isi. Abantu bajya bibaza iyo hari gutoranywa umukinnyi utwara ballon d'or, kuba hari nk'umukinnyi w'umunyafurika watwaye kani, hari icyo byongera ku mahirwe ye muri ya voting ikorwa? Muri ballon d'or kandi ifite amanota make cyane. Buriya muri ballon d'or babareba cyane igikombe cy'isi yo bayitanze cyabaye, iyo kitabaye muri kigira amanota menshi ni Champions League. Hanyuma iyo Champions League ivuyeho igikurikira ni Premier League. Donc umuntu ukina mu Bwongereza iyo yatwaye Champions League bikaba n'amahira akaba yarageze kuri mu gikombe cy'isi cyangwa se kanagitwara, icyo gihe abafite chance ziri nabango ni conditions ni kwana gutwara ballon d'or. Nango kaniyo ibifite amanota nka 0.5 ku manota wenda kuri karasoma yuko amanota agenda gukurikirana, habanza igikombe cy'isi, hakaza UEFA Champions League, hakaza Premier League cyangwa se ni championnat watwaye wenda tuve nka La Liga cyangwa se watwaye nka German Bundesliga, nibyo bitanga amanota menshi. Noneho kandi izi nyuma y'ama championnat ari 5 tuzi akomeye cyane ku mugani burayi, kandi izi nyuma cyane iba ari nka additional point. Uramutse wenda tuvuge uri nka Mohamed Salah wenda Liverpool yatwaye Champions League, wenda Misiri kabagezeho muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'Afrika cy'isi yaratwaye kandi wenda, ariko no umuntu muhanganye
akaba ataratwaye igikombe cy'isi ariko ataratwaye n'ibyo ngibyo ufite, icyo gihe Mohamed Salah agitwara. Ariko biragoye cyane ko Mo Salah yatwara ibyo bintu ngo abahanganye n'umuntu byibuze utatwaye igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi rero kivuye mu bahagaze Champions League, bahita bareba noneho aho ukina performance imeze gute, cyangwa se aho uheruka ko hari igihe batanga igikombe batangira ballon d'or hashize nk'amezi 3 habaye mirikato, babarero amanota aho donc mu mwaka ushize wose, umwaka mezi 12 ashize, bagafata ya manota yandi ufite bakaba ari bateranya ngo kandi nta manota menshi ufite muri mu gutanga ballon d'or. Abakunzi b'umupira w'amaguru bajya bibaza ukuntu George Weah yigeze gutwara ballon d'or, buriya byari byaciye mu zihe nzira? George Weah kiragihe Inter yakiniraga yari yahaye igikombe cya shampiyona, ariko abigizemo uruhare rukomeye cyane. Ngo yari umunyafurika wagize impact kuri resulta zose ikipe yakiniraga yagize yari ku mugani w'Uburayi. Byamuhaye rero amanota byaragaragara ko n'ubundi nta wundi muntu wamuze imbere, kubera ko hari ukuntu umukinnyi ashobora kuza akagira performance iri inedutable, donc ku buryo nyine no kumwiba byagorana, kuko George Weah yagize uruhare rukomeye cyane. Yari yagize uruhare mu bitego, yari yatsinze ibitego, agira uruhare mu bitego byatsinzwe, donc agira n'amahirwe, ntiyanagira n'imvune muri iyo era. batwara Serie A, batwara igikombe cy'Ubutaliyani cyane Serie A, abigizemo uruhare. Andi manota rero yarasigaye nubwo batazatwara igikombe cy'isi, nta kindi kintu cyari kumubuza amanota bivuye muri Champions League, byari kuta Champions League ndetse no gutwara igikombe cy'Ubutaliyani cyangwa se Italian Serie A. Nta kindi kintu na kimwe cyari gihari cyari kumubuza gutwara gutwara ballon d'or, ku buryo na n'ubu ngubu kugira ngo tuzabone umunyafurika ushobora kuza akagira exploit individuel mu ikipe, agaheka ikipe nta muntu umufashije, akaba yatanga resulta ziri positive imbere mu gihugu cy'ikipe ari gukinira, ngo abure n'undi muntu bari buhangane waba warakoze ibyo bintu ari umwe, cyangwa se ngo abe yaragize exploit ari umwe, byamuhaye amahirwe yo gutwara iyo ballon d'or. Nanavuga ko ni ikintu cyabaye rimwe mu mateka kugira ngo kizagaruke imyaka ishize, kugeza ubu nta wundi muntu urasunutse wenda ngaze muri top 5 cyangwa se ngaze muri top 10 wenda gumemo, nibaze kumukinga out mu gihe bari gukora za selection za nyuma. None hakongeraho n'amajwi sasa, kuko ni George Weah watowe witwaye neza, abanyafrika baramutora, n'abanyafrika bari based i Burayi, bari muri Aziya, bari muri Amerika zombi, y'amajyepfo n'amajyaruguru baramutora, birangira n'ubundi ya expo yari afite imusunitse, birangira twaye ballon. Navuga ko ni amahirwe yaje rimwe ku banyafrika, ariko kugira ngo azongere kugaruka bizagorana, kuko unareje generation ziri ubu ngubu biragoye ko waza undi muntu uzakora nk'ibyo yakoze akabikorera ikipe akayiheka rumwe. Dusa n'abasoza, muri kane hajya baho nibyo nakwita nk'ihangana hagati ya Maghreb ndetse na Africa Sub-Saharian cyangwa munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubu byo urabona bitazongera kwigaragaza, ubibona gute hagati w'Abarabu ndetse n'abirabura bo hasi? Hagati y'Abarabu n'abari munsi y'ubutayu bwa Sahara, iri hangana rya wundi rigabanyijemo ibice bitatu, bura nubwo bibara nka le pays du Maghreb. Hari igice kirimo Miss Algeria, Algeria, Misiri, wenda tukongeraho na Algeria, buriya Tunisia na Maroc nabo bagira agace kabo, kubera ko ntabwo bajya imbizi cyane cyane. Ati twe tuzi umupira, ariko kavuga ati mwe Tunisia ni mujye musora abakinnyi benshi kurusha wenda ibihugu nka za Algeria. Noneho hagahitaza noneho agace kamwe karimo Senegal yonyine, kubera ko bo barirabura cyane kurusha biriya bihugu bindi. Ngo bo ubwabo bagira competition yabo, ariko noneho iyo bihurije hamwe bo bumva ko umupira wa Afrika ari uwabo nyine, abandi bo baza nyuma. Wenda igihugu ushaka kuzamo nyuma ni South Africa, niyo urebye n'imbere mu gihugu nko ku makrebe n'amakrebe buriya muri amakrebe muri cya gice cy'amajyaruguru y'ubutayu bwa Sahara, bo bibara kare b'abanyamupira kurusha Afrika yose. Ariko akantu kamwe konyine kabakanga ni Mamelodi Sundowns, kuko niyo ishobora kuzigatsinda harahira ibitego 5 yo mu Misiri, kitsinda ibitego 5 ikazigatsinda USM Alger, ikaba yatsinda Esperance de Tunis, ikaba yatsinda Wydad. Ni ngo bo umupira n'uwabo. Ni ngo twebwe iyo bari kubara babara ko ni ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bije guhanga, donc bije kwiyahura kuri le pays du Maghreb. Ni nko kugenda ukiyahura nko muri ho ukavuga uti byanga bikunda ni insurika nanjye ndayisunika, ariko bo bimva ko ari umupira ari uwabo, kari bo bafungiwe marembo yo kujya i Burayi, aribo batwara za Confederations Cup, aribo batwara za Champions League, nibo bakina igikombe cy'isi cy'amakrebe, nibo bakina za Super Coupe. Bo umupira wa donc iyo competition ishobora kuzavaho ko byazagenda kose, n'isi yazamara imyaka 100 uhereye ubu ngubu iyo competition izaguma kubera ko bimva ko ari ba super, n'abantu bari hejuru cyane. Hanyuma ibindi bihugu bisigaye ukuyemo bwo tugiye kunoza mu kipe y'ibihugu, ibindi bihugu byose bisigaye bibayirwa nka David imbere ya Goliath. Niyo mpamvu iyo competition nyine ihoraho, n'igihugu cy'Abarabu cyahuye n'igihugu cy'abirabura cyane,
ubona ko ntago ushaka kujenjeka na gato, bazana nyine ya kipe yabo classe A bagatera kugira ngo ya kipe ushaka ibitego byinshi. Tuvuga urugero niba ubungu wenda tuvuge Tanzania iri mu itsinda rimwe na Maroc. Maroc ni bigiye gukina na Tanzania, bizi ko Tanzania ni abantu bari aho ku ikarita y'umupira, ntabwo ari abantu badanje ku makipe nationale. Nubwo yaje muri top 10 y'amakipe y'ibihugu yitwaye neza, baravuga ati reka turashaka ibitego. Niba uri Riyad Mahrez ugiye guhura n'ikipe wenda tuvuge ugira mfate nk'ikipe igayitse nka de Gambia rundi rugero cyangwa za Zambia, baravuga ati umutoza atavuga ati ikipe tugiye guhura ushaka kuba top scorer mushaka ibitego kuri aya makipe. Donc bafite iyo misaba ngo aya makipe aroshirika turashaka ibitego, nango iyo competition ihoraho, ariko usanga n'ubundi birangira Repedi Maghreb bayitsinze, bikarangira n'ubundi Sub-Saharan countries bayitsinzwe, naho ko nyine gahora mu vuga ngo baratwanga ntabwo batwemera nango birangirira, ariko bigeze mu kibuga n'ubundi birangira n'ubundi za Repedi Maghreb batsinze Sub-Saharan countries. Niki wasaba abakunzi b'umupira muri ibe tugiye kwinjira mu bya kane dusoza? Abakunzi b'umupira icyambere ni ukubanza kureba ese kugira abakinyi benshi bakina hanze do qualité bishobora gufasha ikipe y'igihugu guperforming igahura, donc ikaba yagira ikintu ikora, ko hari ibihugu bifite abakinyi benshi bakina hanze, tuvuge nka Congo, DR Congo, ariko umusaruro wabo kenshi ntabwo uba uri perfect. Kubera iki? Bafite abakinyi benshi cyane umubare nabo batazi umubare, iyo bagiye gukora selection hari usanga nabo byabavanze ko bese kanaka dufate ndi, ugasanga batera igiceri hejuru. Ariko iyo ufite abakinyi bake beza bakina i Burayi ariko bakina mu bihugu donc bifite championnat zikomeye, za championnat tuvuge ize 5 zikomeye ku isi, nibyo bihugu performing cyane. Kuko kugira abakinyi benshi hanze ntabwo bitanga umusaruro ku rwego mpuzamahanga, kubera ko hari usanga tuvuge ni Senegal ifite ba Mendy, Edouard Mendy mwizamu, ugasanga ifite Kalidou Koulibaly, ugasanga ifite Idrissa Gana Gueye, ugasanga ifite ba Pape Matar Sarr, nabano bace muri Premier League bonga ndikubwira, ugasanga ifite Sadio Mane. Donc ugasanga ni ikipe ifite babakinyi do qualité bazwe ariko bakeya, biyongeraho andi mazina y'abakinyi babo bakina mu bindi bihugu bifite amashampiyona, navuga ngo abaye yari hagati na hagati niyo batanga umusaruro. Ariko kugira abakinyi benshi tuzaba tureba ngo ese kugira abakinyi benshi hanze badakina muri championnat ziri class bishobora guha umusaruro. Cyo kintu abantu tuzabanza tukirebe none twongeye turebe se igihugu gishobora gutungurana kikabona iki cyakane bitunguranye kikagenda kikigaragaza no kikongera kigaragaza mu buryo butunguranye, cyangwa kubona iki cyakane ni umuntu ategura, ni projet umuntu ategura akajya afite projet yapanze kuba yakitwara neza. Hari tuzabibona ku bihugu bitandukanye. Kiri kintu tuzareba se niba uri Mamelodi Sundowns ufite abakinyi tuvuge 9 cyangwa 10 bari gukina kan, ariko muri abo ngabo wenda tuvuge 9 bari gukinira ikipe y'igihugu ya South Africa, ese niba waratwaye Super League kugira abakinyi beza bakina imbere mu gihugu mu ikipe runaka babaruko kubajyana mu gikombe cy'Africa bashobora guperforminga bagahangana n'abari bakina i Burayi, ko tuba tubona abo bakinyi batwara Super League muri Mamelodi bameze nkaho n'umundi bakina nk'abanyaburayi, bashobora guhangana n'abanyaburayi. Iyo test ikaba yabahira, cyo kintu cyo tuzakireba, kubera ko no batwaye Super League batsinze arahiri ibitego 5 mu minsi ishize. Cyo kintu tuzakireba ese umukinyi mwiza ukina imbere muri Afrika ashobora gukora gashya akaba yahangana n'abakina muri za ligi zikomeye cyane ku mugani Burayi. Cyo tuzakireba. Ikindi tuzareba se abatoza babene igihugu bazabatoza hanga bazitwara gute imbere y'abatoza abanyamahanga. Cyo ngicyo cyo tuzakireba. Tuzareba tureba ikindi abantu ikindi kintu twiteze n'umuntu bita ihangana rya Sadio Mane n'umuntu bita Mohamed Salah. Babanye muri Liverpool, Sadio Mane aragenda ajya muri Bayern Munich biranga, itajya muri Nasri, ariko abantu bati Mo Salah yafashwaga cyane na Sadio Mane. Sadio Mane rero agiye kuza atwereka ese forme zo kubukina muri Arabia Saudite abantu dufata nk'ahantu nawe agiye guhaha, ushaka kuzuga hingagurana n'abantu bari gukina muri Afrika bigakunda. Mo Salah nawe agomba kutwereka aho Sadio Mane byanze, wowe ushaka kwigaragaza. Nango akukana ko tuzakareba turebe n'ibihugu nka Nigeria, ni ibihugu cyagoye cyane mu myaka 3 ishize, performance ni iri hasi, ariko bafite abakinyi bayigeranya na Brazil y'ubu ngubu ifite amazina ariko performance yaranze. Tuzarebe se Victor Osimhen umuntu ufite ballon d'or y'Africa ese ashobora araza yidefande, ushobora kuza ukavuga utese biraza gukunda. Turebe za bagana ese uri Andrea uraza urasoza ute. Ni utuntu twinshi tuzajya batureba, abakozi b'umupira baza ko bazafite inguni nyinshi zo guhengamiramo bareba AFCON. Urakoze cyane. Urakoze cyane.